urukundo, umwijima, urupfu, agahinda ndetse n'urwango. Umukeka wagiye ugenda uri ibintu negeye cyane kujya Sundi gama ubona hari icyizere ko tuzamubona. Oya icyizere kirahari pe. Ntugahangayike, si byiza ko indwara yawe nawe urabizi, kandi humura umuhungu wawe uzamubona. Yego mwana wanjye, ni kwa kundi ko kwiremamo agatima, sinzi ariko icyizere kiragenda kiruyuka. Nese azabikora ariko ibikorwa nakoze mwana wanjye twagombaga kubaho twese. Twapfa tugapfana. Mabusha humura, ikintu cyose wakoze n'undi mubyeyi wese yagikora, kandi ubizi neza kundusha. Sinshidikanya yuko wamutaye wenda umukunzi, ariko ntabwo wari ushaka ko apfa. Rero humura mwana wanjye, igikomere mfite ku mutima, ntabwo kizavaho. Mwese Mabusha, buri gihe cyose tuganiriye ko mbona ugize ihungabana, ni ryari uzakomera ukumva yuko wakomera umwana ukazamubona. Ese umwana ushaka ubundi uzamubona ukimeze utyo? Humura, komera, banza ubyumve neza, kisha usare kuri umwana. Niba utarabyakira se usagira amaso y'umwana wawe uri kurira. Humura rero, komera. Ahubwo mfite ako gahinda, sinzi niba umwana wanjye azanambona akambabarira. Nzaba mfite isoni zikomeye cyane. Narayobotse kandi urabyumva nawe mwana wanjye, ijambo gitsindagira. Icyo gikomere ntabwo kizamba ku mutima, ndanahamya ko n'umwana wanjye nawe agifite. Ko ntibyoroshye Ndabizi. we gusa mfasha tumitura umwana yonyine, ikindi ntabwo usaba komeza umbere umwana, nanjye nzakubera umubyeyi. Mabusha nabi gusezerana. Urakoze cyane. Tuzikoze batubonye bamwe nk'abandi ubushaka, abandi ubushaka tuzaza. Mbarizwa sinareka cyane. Sado shokeza we. Urabona ibisimo. Harya TV ifite abamuhanda. Igusha abamunambi. Gusa sinzi niba afite ababyeyi be banyabo. Muri se kucyo bimbajije. Shamba mu buzima bwari danje. Sha waretse ubwo buri ahubwo wamaze kubibwira ba Brine. Sha gusa Fufu waba uri n'umwana mubi. Dore ko ngira umuntu, dore Fufu ko ngira umuntu, dore ko mvuga mfite ntabwo nabivuga. Sha Fufu arigasha ubuzima bwo mu nkambi ntabwo buba bworoshye, niyo mpamvu usanga bamwe bajya gushakira ubuzima hanze y'inkambi. Sha disi cyayibete gitangiye no kunterura. Nada
utangira kwiga impuhwe se muko wavuze sawa ubwo kuri gupanga igisaza buri gihe guhita umuha umupasi Shadifize ko mujya mumfata nk'umuntu utagira umutima. Shabye ngibyo birikiye nuko mbona ubuzima bwo mu mwamba ari danje. Saha reka ibyo tubyihanire dore ko twicaye no hafi y'inzira hano hatagira n'utambuka kuva tubivuga ibibazo twumvishe Twica tukaba tubaye mu cyagisiga kinini. Imbere ya byose ndaje kubashimira ubwitange mwagize bwo kwitabira inama n'ubwitagwe ndagira ngo mbereke umukozi mushyashya usimbuye umaze iminsi yagiye bitewe n'ishuri. Okay, uyu turi kumwe Yvette bamwita Chance akaba ashinzwe ubukungu n'iterambere rya kampani. Ukurikiyeho bamwita Cynthia akaba ari sekreteri wanjye. Ukurikiyeho bamwita Alice niwe ushinzwe marketing. Umusore ubona niwe operation manager. Okay, murakoze noneho ndagira ngo mbereke buri mukozi agire nawe abibwire. Nishimiye kubana nawe, nitwa Uwase Yvette. Ninjye mukozi mushyashya hano, nejejwe no kumwe muri mwebwe. Reka nizere ko tuzabana tukafashanya muri byose. Murakoze cyane. Mumashyi. Nk'uko ayabwiye amazina ni Yvette, niwe ubafite mu nshingano z'ubukungu. Birumvikana niba ayoboye muri HR. Nagiraga rero mbashimire ku bwitange mumaze iminsi mugaragaza ubufatanye kuko kampani twaragutse. Gusa ntabwo ari byo byatuma mwirara kuko aho tugeze mwakeneye ingufu. None reka nsabe kuri ubukungu n'iterambere ariko tubwira aho tugeze muri kampani. Murakoze kuko yabivuze nitwa Chance nkaba nshinzwe ubukungu n'iterambere. Yego nkuko yabivuze muri uku kwezi twari duhagaze neza cyane kubera ko abakiriya bacu bamwe bari gushima cyane serivisi twabahereje. Gusa bidashatse kuvuga ko tugomba kwirara. Ibyo dusigaje gukora nibyo bikomeye. Murakoze. Mumashyi. Mbashimire ku bwitange mwagize gukitabira iyi nama. None bashimira ku bufatanye bukomeje kugaragaza muri kampani. Ni amashyi. Murakoze. Jo, Yo, uyu modoka isi ndimo ndiga ngo nishakiraga perezida ntazi kuba umuntu w'umusore nta n'agaperi mufite. ibyo washaka wanda agashaka. Ubuzima buryoheye nyine wamugira. Hakonje uri kuwusamba wa muswa. Nawe ntabwo waba uryoheye nyine ngo mukunde. Ese mani, pazi uko ntakimubona bimeze bitasigaye abaye. Siko atakitwiteza. Oya, Pazo nta kibazo. Pazo wari aho. Ahubwo mino minsi yaramaze iminsi nyine mu bibazo. Afite ikibazo nyine cyamumwere wamurengaga nyine guswa yitabye Imana. Mani ibyo birumvikana. Nawe ntiyorohewe mu mutima. Ese mani twebwe ko tutabonye abaturera ntitwakuze. Jo, tureke ibya Pazo. Gitekereza kuba umupapa nibura no kugira abana bakwita dadi. Mani izo noneho unzaniye nizahe. Jerekana nubwo busaze mani. Ibyo ntabwo ari ibintu umuntu awubukira. Siko ushobora kubuhukira ugasanga wongereye marine mu muhanda. Ako se nawe utinya kuba umupapa rero nawe. Ntabwo ari ukubitinya. Ako nyine ntabwo ari ibintu byo guhubukirwa. Biriya bisitafu indambye. Kabisa uvutse gato wakisanga. Ako ushaka wabikora vuba vuba. Iki gihari. Ahubwo ibyo tube tubiretse tuzabiganiraho ubutaha. Ubona kwirirwa twiruka inyuma ya Joe ari iki bizadufasha muri ubu buzima, ahubwo amaherezo ko ari gereza usibye ko nta kandi kazi tubwira Inde? No se Pazo urashaka dukora iki? Mwana, Bruno,
ubundi reba ku myaka dufite urabona yo kugenda twirirwa twanduranya n'abaturage ntusoshika dukora iki hagati aho man uzi Alvin man ukuntu asigaye abayeho genda umuswa mbese ishe zitamvugisha none ngo warumbeho shaho ibyo ngibyo byibure narakeneye reba yewe ako ushaka fufu uzi kubera igihe gishize tutavugana njya ngo ukeka ko nahumye Nadia wakintu ni kuri kwibana yarakubiswe reba yewe ngo yarakubise inzobe n'inzobe ibuno n'ibuno none ngo yarakubise mpamvu iki gitipe kiri kumenamo muri iyi minsi ariko Nadia wagereka ibyo ngibyo shaho umujama dukundana arakeneye gusa reba yewe utambwiye ko ibintu by'inkondo nawe biri kugufata muri iyi minsi inkondo maze ndagukunda none se ubu wumva nta bwoba ufite ndabufite byataje reka ye none se niba umukunda ufite ubwoba bw'iki sha Nadia birekeye urabizi yuko umuntu aba akeneye ibintu byinshi mu buzima ese yamenyera gute makeup kandi akene kandi urabizi ngewe nkunda guke sibizi neza gusa hari ibigabo nyine by'inshuti yanjye njya mbirebesha akanari nandika agafuba gusa aramutse abimenye yawumaramo wapi wana none se niba atakumenyera ibyo yifuza yaza kubaza iki aha wowe buriro ntabwo umuzi aramutse amfashe yancurika ni ukuri usigaye ukunda ukanagira ubwoba bw'ikirori cyane cy'umutima wagiye reka Nadia shaho ibyo bintu byawe bose umeze mute nta kibazo tukaba twari tubitabye nabonye uhereye kare nshaka nayo nkwitabye uzi neza se uzi neza nta kibazo burya sha ngo witwa izina yanjye ni Dani Dani ibyo rero ndumva nzi njye ni Kamari kukumenya bwo kuko ntabwo ari na bwa mbere twahura ndakuzi cyane Kamari kandi burya izina ni ryo muntu ni Kamari nyine ni Kamari kabisa ubwo nawe nezere ko njye mu bintu by'imari cyapa byihorere harya sha utuye inaha bose nta kabisa niho mu rugo ntahandi hantu nzi kuva nta niho mu rugo kabisa bivuze ngo warahavukiye uranahakurira ntavukiye ndahakurira gusa nagiye mpava wambwiye nko ku ishuri ariko ndakeka igihe kirekire n'ahandi hantu nakibaye n'ahangaha gusa ese mbere yuko tuvuga nta kantu bavuga ko kunywa bose akantu usa n'umuri aho kawe ntabwo nabikamo kuzanire kamitsingi sha winywere tuganire nawe wizeye nk'umugabo bose byari byiza gusa nk'umuntu uje mu kazi ndakeka icyumye kuri yari akazi ntaza gutaha ndandabirana nk'umuntu ubonye akazi vuba gusa ugiye kunywa ya mitobe yawe nubwo nanjye nabivanga soso watuzaniye akantu ko kunywa hano igira hino ariko I'm coming bazi umuhungu icyano bose dore akazi wampaye so kuba nta koroshye kabisa wampe Kamarite wagira ngo yarabizi yes patro ntureba narasesekaye nibyo hanyuma rero gusa umureba agira ikinyabupfura uyu soso ngaho rero akose sha ntabwo uzi gutanga keya kaburi cyaho ntabwo uzi gutanga keya wowe ndetse mpereke akira ngaho nawe ushaka kaminini kaminini rwose kaminini nubwo ari ibitobe bigiye kugutobanga mu nda turabona iki cyo kurya se brochette nivuze hari akabenzi inkoko ntayiharitse ko nzi kugira inkoko iryoshye hari abagore bashyushye abagore noneho badushyiraho twa brochette ngenda fata tubiri usanze ni ukugutera peti ndafata dutatu n'ibirayi bibiri soso kwa kubisha ugadashamba ibirayi bingahe yego sha nka bitatu cya soso rero urani cyane cyiza nuko tureba abagabo muri aka gace twese niho twashiriye ni hano kuko gifite ukuntu iyo kikuzana ikintu kigenda kigera gutya urumva kinaseka neza noneho wabona n'iriya nsobe ati muzana irindi wowe cyane muto ntabwo uzizi ifite n'inyota rero hanyuma rero nibyo nari ndi kukubwira uribuka umukecuru
uherutse kurangira iwanjye ahambwiye ko ari wowe wamuzanye amakuru narayafashe. Boss ahubwo se nta mukecuru yanteye impuhwe nyinshi cyane kabisa. Ahubwo se umwana mwamubonye boss? Umwana ntabwo twamubonye, ahubwo nibyo bintu ushaka, nicyo kintu ushaka kumfasha. Ndashaka kumfasha gushaka umwana w'uriya mukecuru. Boss nashanga nishimye. Nzi ko ngiye kubona akazi ariko ndumva akazi kananiye. Akazi kuri gicucu harimo agafaranga. Ubuse naguhamagaye kugira ngo ukine. Boss njye nta kiraka na kimwe ndakora cyo gushaka abantu kandi nta nubwo ndi impuguke. Nibigeze nabyiga. Banza usome kugira ngo usenze ishaka. Ibintu birimo agafaranga kandi nzaguhemba neza. Ese boss nzaguhemba neza dushaka umwana w'uriya mukecuru kandi harimo amafaranga atubutse. Ukuntu rero nshaka ko tubigenza, ndashaka ko ushakira amazina y'abasore bose urumva bo muri aka gace guturuka ku myaka 25 kugeza kuri 27. Mbega amafaranga nayo ngiye gucikwa boss mfashe kakara. Aya ariko nako ntacyo ariko mbirije byari sha no kwihangana naho ubundi ntabwo nari nzi ko ari ako kazi kabisa. Ukumva Dani harimo agafaranga gatubutse nzanaguhemba neza wishimye. Buriya wewe wizere ko ibintu byawe byaciyemo ahubwo se amakuru yashaka ryari? Amakuru ugomba kujya uyama umunsi ku munsi 28 kuri 28 kandi uzaba ikigwari. Uze mwaka gace ubariza umuntu bita Dani gasomero rero bakongera kandi niko bimeze boss.